guhaye ikaze nanone kuri Hope Hero, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Komeza ubane natwe dusoma Bibiliya kugeza tuyirangije. Ejo ubwo duherukana twagarukiye mu gice cya 10 cy'itangiriro ku murongo waho wa 8. Uyu munsi turakomereza ku gice cya 10 n'ubundi ku murongo waho wa 9. Haragira hati, yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati, nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi n'i Karune mu gihugu cy'Ishinari. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka i Nineve n'i Rehobotiru n'i Kara n'i Reseni iri hagati y'i Nineve n'i Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abarudi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakasiluhi. Nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafuroti. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeye i Gerari rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeye i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu rukagera i Resha. Abo ni bo buzukuruza ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Jeteri na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shera, Shera yabyaye Eberi, Eberi yabyaye abahungu babiri. Umwe yitwa Peregi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Alumodadi na Sherefu na Hasarumaveti na Yera na Hadoramu na Uzari na Hidira na Obaru na Abimayeli na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga i Mesha rukagenda rwerekeye i Sefaru rukageza ku musozi w'iburasirazuba. Abo ni bo buzukuruza ba Shemu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo. Muri bo niho amahanga yose yagabanirijwe ku isi hanyuma ya wa mwuzure. Turakomereza mu gice cya 11. Umutwe waho uravuga ngo Imana inyuranya indimi z'abantu. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo.
baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo ni byo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Uwiteka atataniriza gukwira mu isi yose, barorera kubaka wa mudugudu. Nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose, rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo, akabatataniriza gukwira mu isi yose. Umutwe uravuga ngo urubyaro rwa Shemu. Kandi uru rubyaro rwa Shemu tuzongera turubone nitugera mu gitabo cya mbere cyo ku Ngoma, ku gice cyaho cya mbere guhera ku murongo wa 24 kugera kuri 27. Uru ni rwo rubyaro rwa Shemu. Shemu yamaze imyaka 100 avutse, abyara Arupakisadi mu mwaka wa 2 w'umwuzure ushize. Amaze kubyara Arupakisadi, Shemu arongera amara imyaka 500 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arupakisadi yamaze imyaka 35 avutse, abyara Shera. Amaze kubyara Shera, Arupakisadi arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Shera yamaze imyaka 30 avutse, abyara Eberi. Amaze kubyara Eberi, Shera arongera amara imyaka 403 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Eberi yamaze imyaka 34 avutse, abyara Peregi. Amaze kubyara Peregi, Eberi arongera amara imyaka 430 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Peregi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Lewu. Amaze kubyara Lewu, Peregi arongera amara imyaka 209 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Lewu yamaze imyaka 32 avutse, abyara Serugi. Amaze kubyara Serugi, Lewu arongera amara imyaka 207 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Serugi yamaze imyaka 30 avutse, abyara Nahori. Amaze kubyara Nahori, Serugi arongera amara imyaka 200 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nahori yamaze imyaka 29 avutse, abyara Tera. Amaze kubyara Tera, Nahori arongera amara imyaka 119 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. 26. Umutwe uravuga ngo kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaludaya. Aburamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miluka, umukobwa wa Harani, niwe se wa Miluka na Isika. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakaludaya barajyana, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Dukomereze ku Itangiriro igice cya 12. Umutwe uragira uti Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani.
Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usigaye umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwabo bari batunze n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa i Shekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakirayo igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburahamu akomeza kugenda yerekeye i Negebu. Dukomereze ku murongo wa 10. Umutwe uravuga ngo Aburahamu na Sarayi bajya muri Egiputa. Inzara itera muri icyo gihugu, Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, Abanyegiputa bareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati icyo wangiriye iki ni iki, ko utambwiye yuko ari umugore wawe? Ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Mureke tuzasubire ku munsi w'ejo mu gice cya 13. Mwakoze kubana natwe.